Muraho neza, baje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jamwe muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye gukomeza n'igiheburayo, tureba imbaraga z'igiheburayo nk'uko tumaze iminsi tubibona. Uyu munsi rero tugiye kwiyibutsa inyuguti tumaze kubona arizo Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Het, Tet na Yod. Uyu munsi tukaba tugiye kureba inyuguti ya 11 ariyo Haf. Haf ni inyuguti ya 11 y'igiheburayo, akaba ariyo itugeza mu cya kabiri cy'inyuguti zose z'igiheburayo kuri 22. Haf rero yandikwa gutya, ukaba wandika half cyangwa half like this, gutya. Mu giheburayo ukayandika half or half. Imeze nk'ikiganza, birebye imeze nk'ikiganza gifashe gutya. Bikaba bitubwira ingufu zo kwakira. Nimba wakirane umutima mwiza. Kandi none bikatubwira uko tubona ubwenge bukabije. Kubona ubwenge bukabije rero nuko kugenza gute? Nuko tugomba gukurikira Imana ariyo idushoboza, ariho dukura ubushobozi. So ubwenge buhambaye turushaho kwegera Imana tugahabwa ubushobozi. Ubwo bushobozi tubona gute? Ari uko dukumira inzitizi zose ziza zitugana, ukazirinda izo nzitizi. Inzitizi tuzi ko ziva mu myuka mibi, cyane cyane iyo myuka mibi ikaza ishaka kudukuraho ingufu zacu duhabwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo ingufu zawe uhabwa n'Imana ugomba kuzikumira uko bishobotse. Imyuka mibi yose iza kumwe wumva umwuka uzi gusanga ukabyumva muri weho, reba uko bikumira bitari byakugeraho. Hano rero no tusanga ya myuka mibi iba mu batekereza nabi, abakwifuza nabi, ibigambo bindi baba batongera, ibyo byose. Iyo myuka mibi yose jya umenya uko uyirinda, kuko burya amadayimoni n'amasitani akorera mu bantu. Abantu bagatuma utiyumva neza. Ari hano tuvuga abantu bose batuma ibyiyumviro byawe n'amarangamutima yawe aganisha ku Mana, bashaka kuyakuvanaho ngo ntumwegere Imana yawe. Abo bantu jya birinda, kuko izo feelings zose, ibyo byiyumviro uko byiyumva, ugomba kubibona bikiri kure, none ukabyitaza, ntibiguteshe umurongo wawe wo kumana ngo bikuvane ku Mana. Kumwe wumva utameze neza, ukumva nta kintu na kimwe ushoboye, ugatangira kwiga, ugatangira kwica intege ari wowe ubwawe. Kirya gihe burya ni ibyiyumviro biba biri gukorera mu mutwe wawe kugira ngo biguce intege, noneho utumurongo ntukurikire Imana yawe kandi ayiguha agakiza. Ugomba none kwibuka ko imbaraga z'Imana zituri hejuru zihari kubw'umugisha wacu, kugira ngo tubone umugisha Imana iduha. Ibyo ugomba kubyibuka ukabizirikana, bityo bikagufasha gutsinda izo nzitizi zose twagiye tubona, n'imyuka mibi iza ishaka gukoraho imbaraga zawe z'Imana. Ukabimenyera kure, bityo noneho ukabikumira, nawe ukagenda ubikumira, ukomeza ubikumira, bityo ukabitsinda. Nuko rero ubitsinda ukagera ku cyo wiyemeje ukoze mu gushaka kw'Imana, bityo Imana ikaguha umugisha. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.